Ndi papa Sava. Umwana sibwo yarigewe neza kugira ngo nagusuzumye mwarimu zanze ndati wabaye shamura genda ikiziga tumaho pe ibintu biryoherera iyo nawe ubundi nazo ndababeshya ese mwamboneye ukuntu nyiramwiza wanjye yabyibushye mfashe Naridine Mara ntabyibuha ntabyibuha ko mfashwe neza yego ubu ngubu aragaburirwa akanagaburirwa. oya umugabo wanjye arya ibiryo akarya n'umutetsi Arabyemeye noneho ko amaze gukura. uyirishe Naridine cyangwa none se mbabeshye arya muzi ko nta kidashoboka babarira umwiza ukuri wenda hano harimo abakuru nka Kamadede nta bwenge karagira bwinshi nawe hari utuntu niyo taragira ubwenge bwinshi tubwire muri make nyine bimeze bite ubu se ngiye kubabwira muri make cyangwa ngiye guhera ku muzi yahera aho ushaka We tubwire waho reka mubaze ikibazo kugira ngo abone aho ahera okay muribuka mwese tugera mu nzu tujya gutwikurura sibyo banza tubwire hagati yo kuva mu rusengero yo kujya gukuramo ikanzu y'ubukwe no gukenyera umukenyero wo gutwikura mwari babiri bari babiri kandi kantu noneho n'uriya mugabo ungana kuriya ureshya kuriya nawe ariko rero namwe mu mubazi ibibazo bike kugira ngo atabyibagirwa nta kibazo we byasaga n'inyunganizi sibyo biramureba ubwoba buhise bunyica biramureba ubwo bona ari mfite muri kiriya gihe buhise bugaruka wari ufite ubwoba bw'iki se mukuru reka uzi ko ubwoba bwahereye padiri ari kudusezeranya kagira inkuru rero atese ako se mwebwe ntabwo mwabonye uriya mugabo yaranyegeraga akagira ngo gute akampanda mu ibintu arimo kumura we ibyo nibyo yankoraga turi mu kiliziya nyine ari kuguha isinya y'uko biri koze tumaze gutwikurura umugabo mbona amaso atangiye gutukura noneho mugiye kwambara nta kintu yigeze kuba uretse gusa w'ibyinshi ese ubundi uwo mugabo twabana ariko abantu umugabo n'indi ntabwo wabita wanjye yaherekana ko uwo mugabo ntabwo ujyana nasobanuragira ngo bavuge ese gushaka umukobwa wawe tubwire. umva batwikurura kwa kundi kakantu batworoshe gutya akavara mbabarira harya bakita agatemba akavara kamwe batworoshe bari kudutwikura none se siko bambaye mu rusengero kagatambara nyine ni akavara Umva mwimuca mwisha murakomana nibagirwa nanjye twibwire rata. tubwire ugeze ku ivara Yego. umva twagiye kurebana gutyo bataradutwikurura mbona ijisho ryabaye ikinyomora ndavuga tuyu mugabo ra anyisunika ako se muraseka iki Twibwire rata Imana uri kwica inkuru. urumva abantu ntibagiye umugabo ntahagurutse ntagiye kuzana akenda ko kurarana wanjye niwe wakanzaniye Mumaze Gutwikurura se yarabiteguye kugira ngo tujye muri dushe tugaruke tubyambare twiteguye wabiteguye mwamaze gutwikura nyuma yo gutwikura abantu batashye Ahubwo aho ngaho. ariko kuva kera umugabo wanjye ni romantike ibintu byose ni ubiteguye urumva singiye kureba hasi mbona yabyibushye mw'abagore Ose muraseka icyatavuze mutazi yabyibushye kwikomereza nuko arabyibushye
amaze kubyibuha rero umutima wamvuyemo numva nshaka gukurikira mama wari uyobewe ikikujyanye cyangwa ko ni ubwa mbere wari ubonye umugabo wabyibushye wari isugi nka mnuze nka giti mu jisho madede aramutse abaye isugi ubwo nyogokuru wanjye yaba ari isugi cyane urugero utanze ntabwo ari twikomereza urumva oya madede nawe uzagerwaho reka nkubwire ntababeshye pe si turi kubwizanya ukuri ni ukuri pe nta kintu nabahisha nyine urumva ntabwo nari isugi ni ibikunda byemewe ubundi akiri wabaye umukristo ceceka abanza tubwire reka mbabwire ukaba waratinye ikibuto watinye umuntu nyine reka mbanze mbabwire si ibyo shamani muri gukurikiranye birango nyine nababwiye ko ntari isugi ntabwo nariyo pe ariko nanone abantu bangana kuriya ntabwo aribo nabonanaga nabo yego pe we bwari ubwa mbere irangano ye irakabije ndetse ntabwo mumuzi irangano wese ahantu hose hari y'ingano mbese yaravuze ingano iyo ngano tuzi ni iyindi reka ugize uti ngo hariya niho hari hariya niho hanini cyane yego none se ndashaka kukubaza ntabwo mugeze murya ubukwe bubisi we nawe kareka ntabwo nababeshye babajije kare ntabwo uzi ko amaze iminsi yaragiye muri korari urumva ko njyewe nabonye umugabo afite gahunda nahise mvuga ngo nimwiyereka birarangira nyanze ako nibyo ratuze ubwenge mureke nanjye nibarize umukobwa wanjye datambaye ubwiza ukuri wowe ugezeyo ukurikije uwa mbere uwo nguwo tubwiye n'uwawe bwite ubu wabonye ku tuntu tw'udukoryo ari uwuhe muntu ufite itandukaniro n'undi icyo kibazo urenze ariko Suzana ubwo kudukoryo seka bibaza tumvise amapinjama na robe de nuwe byari bigiye guhura none urabitandukanye byose abishyirira hamwe hera ku mapinjama n'amarobe de nuwe irata hanyuma hera ku mapinjama none usoreze ku dukoryo yego yavane ku bapinjama pinjama na robe de nuwe twibwire two twikurikiriye muri guseka cyane nkabona ko ndi kwiva nyine ngewe urabona sindi guseka girira ngewe agiye gusohora hanze ntabwo ari uguseka ntabwo ari uguseka shano kuganira agusukura ibiryo wawe oya Suzana rwose mwitandikira mwijya ku mpande vuga ku mapinjama na robe de nuwe ukuntu byahise bihura oya ndafi ntacyo nahere kuri robe de nuwe no asoreze no yego niyemeje kubabwira byose yego hari ikibazo se ikindi kibazo yego murumva rero nuko tukimara gutwikururwa yambaye yakanzu y'abageni oya ni kinyero nuko nagiye kubona umugabo sinababwiye ko yari yarakaye hariya hasi nagiye kubona mbona umugabo aransimbukiye ayishyiramo habe no kugira gute gutegura n'ibiki byose reka reka ariko se muri gusiga oya njye nivugiye rokude umva ngubaze ngira si yo mvuze ahubwo umva ratashiradi umva ratashiradi yibwira rata ko kare uvuze ko ari munini ari muramuri mbese nyine ngo yari yanabyibushye cyane ubwo robido niko yakwiwe yakwiriye robido aragukwira neza n'ukuntu ungana yewe n'ukuntu ungana
ijyamo kandi yari na ndende ariko se murambona gute akazu gatoya ariko ubanza ari ikindi muri kuvuga Ndumva. njyewe rero yarankwiye Yaragukwiye. cyane acira shano ushaka kubwira abantu batoya sha nibwo nabyumva umunsi wa mbere w'ubukwe we nakubashije udukoryo uduke ahubwo se urabizi neza utuntu tw'udukoryo fanta bazatubwira yari yande hajya inyota iramwiye oba imwe hanyuma rero mureke njye kwita ku mugabo oya 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 hoya ubwo se ugiye gutekera umugabo aya masaha tubwire udukoryo banza ngaho nyine tubwire tubwire ko udukoryo kwita ku mugabo se ni uguteka gusa ariko abandi barabaganirije banyirase ese ko ntuvuganya dafi ugize ishyari umunsi wa mbere ntabwo byagiye nagiraga ngo nkumenyeshe ko niba ukeneye ibindi bintu uzansanga iwanjye soko se murakoze dore ariko impeta abagenda bayi Mama, reka njye kwita ku mugabo muri kunyoshya ngaho genda tuzabona dimanje ubwo rero dimanje tuzagusura sibyo reka mbwize ukuri uriya mukobwa arayemeje ngiye ku munsi wa mbere w'ubukwe ntabwo yagiyemo sibyo mu izina ry'imana imashini uzi ko wambara imashini hafi no gucika tawe reka tuvanga mama sava mwese mwese mwise mutata reka turemuwe ariko ntacyo reka ndumva mbone badade ndagusanga hasi abagore bagira amagambo kandi muri isugi amagambo da tuvuga ibiriho ntabwo tugira amagambo muyamudashyemo pe uzi ko urugo rwe murusigaranye ubusa koko Allô? Oui. Ma chérie, mon fils, mon éperce, mon amour. Akari we. C'est qui? Travailler. Raphaël, Travailler. est-ce que je ne parle pas demain à maman? Mama sava out. Maman, ça va? Ok. Kinyarwanda. Yego ngende umukozi wa hano muri uru rugo. Uri umukozi? Yego. Ni njyenyine aherekeje abashyitsi bosi yagiye ku kazi mu ntara. Witwa ndeshya. Nitwa Manudi.
Manute wa undi ku cyokezo seriveri. ndakubona nananagizeyo donc na ariko manoti Mama sava me ya métier. manoti ukiri banga Vraiment ibanga. donc manoti yewe ukiri banga bageze aho ngaho kuba papa sava atari aho ngaho tukibona Papa sava Gisenyi hariya Gisenyi. Au travail. Rochier, papa sava. Oya, ruko nyine nawe bawisanzuye. Yego. Trente mille. 30,000. English mdogo. Yego. Yarahari kandi hari akavura gakeya n'abana yerekeje ubwo ntago yarenga ku marembo. Karibu. Ubwo mukubwirire ko muje. Rogariso bombo. Rogariso bombo. Sawa. Manuti. Abagore sasa. Kariso bombo se nakubwiraga nyine ni cunga umuntu witwa Kariso bombo bagiye gukora. Ntabwo nari mbikubitiwe. Ubu no nyine Kariso bombo. Aje hano. Ngo noneho ngo Manuti ngo ukimubona ngo ni 30,000. Ari bome. Ariko bose ngo uzi ko ari wasigaye ngo gushyiramo cy'abatubuzi ubwo n'umuntu shaka ibibando ndashaka ko tumukoma banduka mu masabatara gira vango raje none iki kibazo kizimiriza kibazo sinza hano akimeze bose Baratsi banduka bishaka yahageze ndabiza naye yahageze gende ndekere imisiyo y'indekere nyine ngiye kujya mu cyumba wowe urumva telefone se amasavaje atarahagera muri mavuri sawa ndekere imisiyo akigera ndashaka kwita bicara muri kuvugana byatashaka kuvuga igifaransa akavanga n'icyongereza akayisa bombo kwa 30,000 kakagabo k'ubwinyo namubwiye ngo yavuze ngo aragabo k'ibwinyo yabivuze ibyo njye namubwiye nta n'ubwinyo ejo narahembwe njye yabivuze none namubwiye ngo cyane kindi cyane utaravaye ogisenye agisenye Oui, après comme chez vous. Monsieur Manuti. Oui, monsieur. Kariso bombo. Ça va? Oui, je vais bien.
Comment travailler? C'est bon? Oui, je vais bien. Meze neza. Ah, turashima Imana irebye imbere n'inyuma. Ok. Vous êtes bien? Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Ok. Oh, là, je vais quand muri soko neza. Ikintu se cyagira umutwe wameneka byembye neza ok. Papa, ça va, tu vas bien. Ongera useke ndiho amenyo n'ingano yaho. Soko boss iki kintu sinavuze muzajya cyaze ko wa mugabo ko ataje ngo agire cyaze iki kintu. Ubu si iki kintu kiraza gukata ijosi shiro zingahe? Electricien. Kumbe wize amashanyarazi. Mbasha, umva. Manodi. Andika amazina yawe hano. Bandika amazina yawe ngaho. Fata wandika amazina yawe. Nubwo tuzigira ngoki. Oui, nkunda comedy. Nkunda comedy. My friend. Ngero sekese. Mureka humeke tuganire neza, reka humeke tuganire neza. Sifasha ta. Le piment. Witwa nde petit? Manodi. Witwa nde? ndakubaza witwa nde nyakaragata Umusaraba urabona turi bwandika amazina yanjye sa gicoco. Witwa nde? Witwa nde? Ako boss. Tarantimiri wari uri kuvuga Garisombo uri buhereze Manudi ziriye nijye wavuganaga nanjye. Tuvugana ko imisaha. Tuvugana ko imisaha. Kuramo isaha. Basanga yene mabaje ayikuguriye. Non, c'est pas grave. Petit. Non, attention. Attention. Cette situation, c'est gérable. Situation gérable? Non. Situation yo gusambanya amabuye gérable wewe. Ufasha ugakuramo izo. Njye nsambanya kuramo impeta vava tuganire. Mon argent. Oui, petit. Nutume amaraso ameneka kuri aya makara. Manodi ko ahindutse. Boss, oya mureka. Iyo wicaranye na boss urumva ko ari birenze. Nagorongera gusa. Mva petit. Karamo. Akabuno hasi. Uri gusekera ndo. Yes we. Akabuno hasi. Mfukame. Uricaranye na boss uri kumva ari ibintu birenze se akabuno hasi. Ese ninde wabaraka? Sinongere kuvuga ngo nawe uvuga. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah biralamine. Oya uretse. Je pèse. Oya boss. Je pèse. Urasha utamushahura ibi bintu. Uretse boss utamushahura. Wendururi amenyo ariko numushahura. Shinyiko. Ko tugiye kuyikubita paka tukayinoza. Ko tugiye kuyikubita tukayinoza. Ntabwo nzongera kuyorora. Umva nkwereke. Uretse. Ariko rero reka mberetse. Ibintu ntabisobanura. Dore nyiri ibintu yaje atari. Basava. Hano habaye iki? Okay. Wenda uzigiye yavukiye n'amazina yitwandikira hano. Uko twebwe ntabwo tubizi. Nise akoze iki se hano? Umva twumvikana no mabaje sibyo? Ntabwo nigeze ndwana. Wewe urongera kuvuga ndakumena. Ibintu bigiye kubera ngaha. Urucuru muri nubivuge. Sibyo kuko tugiye kwica umuntu. Yakoze iki se? Uramuzi ntawuzi. Garisombo uramuzi ntawuzi. Ntawe nzi pe. Mama sava. Uri hano wicara. Ndamuka nsanze umuzi umufite muri telefone. Ndakatepfo nkataruko. Urasambanya umugore wa boss n'abahembwe kwa Jinara Yesu. Uwo si jewe. Wa mugabo uranze. Vugisha uko ngiye hari ahantu nziranye nawe. Uvuye muri Kongo ugeze i Burundi. Jya muri Tanzania se tuganire neza. Hewe Brema Jenny sanze ngaha. Ntawe mfite muri telefone yanjye. Hewe na je Brema sinzigera nisanze ngaha jewe muhira ni muri Herode. Ego Brema sindabaza. Uramuzi ntawuzi. Uyu muhungu niba n'umugabo ntawe nzi n'ukuri kw'Imana. Ndamuka nsanze umufite muri contact za. Ndakatepfo nawe nditsemo izina rye kwa Jinara Yesu. Navuga ngiye niba hari ahantu nziranye nawe. Hewe jewe. Hewe je ndakeneye musanire wo ngaha. Ari hehe mva
urava ku kirundi urumva Karame. ugere ku cyongereza ujye ku gifaransa ujye ku giswahili sibyo usabe neza nereza ugutwi hano sikia nikwambie inshuti yanjye singirane nawe ubundi dupfubuze tugute n'indimi no ata mon frère uko urahindukira ugutwi gucika hama hamwe papa sava sikia ni kuexplique vraiment misiishi hapa muri quartier ata vraiment na mama sava simuyuwi mura munatani huwa muri quartier mama sava mubwene sikia kwanza nibambi hapa mu Rwanda turabizi ko hari amahoro murashaka kunyica kubera iki munatani huwa none se ugire ngo komeza kundi kandi uruvuge utuje uri hamwe kugira ngo utekane ashuro kukava uvuga neza mama sava se ntabwo wazanye ikaramu twandika amazina igihe yavukiye mama sava nawuze moi je ne sais pas mama sava uzinde hano yakubwiye ko yitwa Ntije uje kumusamba nyabwira ko yitwa ugenze gakeya nanjye ndi ku kazi est-ce que je peux assis-toi dans même situation c'est pas possible Shata mahonga impossible bitakabona hasi ko mureshiye sasa rero donc je ne peux pas yegeranya amaguru boss nzadi basi se basi marasa atagwa hano ngakora pa le bassin agira ngo ariko nakoze accident mu minsi ishize ni kuvuga ngo Kinyarwanda yanje ni mugufi ngende kukubaza umugore wanjye mama sava uramuzi moi contact attention je vais te dire la vérité okay shiramo ina lillahi wallahi wa kibat shiramo hano uramuzi ntawuzi I don't know her uramuzi ntawuzi I don't know uramuzi ntawuzi that's my first time to see her uramuzi that's my first time to see her uramufite muri telefone zawe warushe kuri iki hano subundi muri telefone zirimo hariya uramuzi donc OK je peux expliquer en Kinyarwanda donc moi ça c'est la première fois uvuga mu Kinyarwanda OK mama sava uramuzi wakubise ingegera donc ça c'est vuga mu Kinyarwanda shiti yanjye pardon Manu attention ubikinda cyane attention vuga ibyo uvuga attention vuga ibyo uvuga rero vuga ibyo uvuga moi uramuzi ntawuzi no attention no Manu no wambere n'abantu urashaka kungasha no wambere n'abamvunnye no attention vuga ibyo uvuga rero no je peux expliquer ngiye ntabwo gasuvuga ntabwo bose byerekana reka nzane reka nzane cya gishashi dushyiramo abantu twaciye imitwe nk'ibyo wavuze wa kigoryi uramuzi ntawuzi iyi ni inshuro ya mbere uretse manu guma aho ngaho nisajya tukacica uretse ziba uramuzi ntawuzi sinongere kumva ijambo ryawe hano mama sava uramuzi ntawuzi muraziranye ntawuzi ndamuzi ariko utamwica sema abantu bakorereje ibintu hari icyo mupanga ntacyo mupanga uri umuntu atari kubabara hari icyo mupanga ntacyo mupanga uramuzi ntawuzi ko yesu we ndamuzi ndaga hari icyo mupanga umva nkwereke mama sajya njye mbabwiza ngiye ko bitagora nafata ubwana umva nkwereke reka nkwereke weya wavuze ko muzi turize nawe ndikuma no uramuzi ntawuzi hari icyo mupanga babanira papa sava ndamuzi papa sava cyumvikana muzima rero so shaga ujye kubiswe igihe cyose uvuga ko kuri indaya uri umupfuzo uri umusambane byari kugutwara nuba wisobokeye ukagenda se bose imbwa tuyikorera iki haguruka sabize ngo haguruka kiravuga so kutara ndahaguruka kiravarira ndacyamushaka oya haguruka so kutara uyu muhungu ntabwo ari muzima
oya Ako nako si muzima. aya mbagira ngo dutandukane neza neza mu mama. Mbega nshuti y'Imana. karame papa sava manodi Sawa musa. Ujye ukora icyo kimenyetso cy'umusaraba kandi uzirikane yuko nawe ushyira hejuru y'imva yawe. merci aussi Ngaho genda. Urero ndi rugo wajyamo. Yego. Murakoze. Bose nawe nabyawe. Tuba dukubise imbegera tukayimena umutwe.